kwiga byo ntabwo yabeshye yarize gusa ikibazo gihari niriya bintu kuvuga ngo famiye ngo juba yaho ngo twaje ngo tumushiye ngo niwe twabimenye ibyo ngibyo ni ikinyoma n'uwo musore nawe ntaho tunaziranye niho kuvuga uwo musore twamushingiye gutyo mbese yaje aratereta nk'uko abandi baza gutereta abakobwa bamenyana gutyo bamenyanye gutyo baraza barabitubwira turabashingira ababyeyi yego none se yavuze yuko nyine ngo murumuna wawe ari Auguste ari we se ngo yamubyaye kera ngo akikora akazi k'ubupolisi muri Karongi nibyo byo ukuri nuko ikintu nabanje kukubwira murumuna wanjye ntigize akora akazi k'ubupolisi nakubwiye aho yavuye aza mu Rwanda ikindi kintu cya kabiri ni Karongi ntahazi yego amakosa nakoze nkanayakoresha umugore wanjye nkabimushyiramo ni ukuvuga ngo tuvuge yuko duhuje pe ibyo byo twarabeshye niyo mpamvu nicaye kuri iyi kamera ngo mbabwire ko ibintu Felix na Christine baje hano gutangaza imiryango bavukamo yatubwiye yuko ari inkuru mpimbano nkibaza Christine na Felix baza hano kuri cano ko batari baje gusaba amafaranga nka kwa kundi umuntu azavuga ngo ndashonje nkeneye akazi nkeneye iki ntabwo ari ikintu bari baje gukora ubu byanteye kwibaza Felix na Christine bashakaga iki